kuyisoma. Mu gusoma turaba turimo kuyiririmba. 167 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umuririmbyi aririmba ngo Yesu niwe nihishemo, ngo yambereye ubuhungiro, ngo nta cyankuraho amahoro, ngo yambereye ubuhungiro. Uyu muntu yari afite ibibazo byinshi, yigeze agira umugore, barabyara baratunga, ariko igihe kigeze, yari umugabo n'umugore bafite abana. Igihe kigeze wa mugabo aza gupfa, amara gupfa hasigara umugore. Umugore aza kugira ibibazo by'ubukene. Yego aje kugira ibibazo by'ubukene, ubukene buramukubita, inzira saza igezaho ikazajya ivirwa. Arangije atangira no kugira ibyago. Umwana w'imfura barapfuye, uwa kabiri abakurikiyeho, hasigara umwana umwe. Arangije aricara, inshuti ze ziraza ziramusura, arangije abaririmbira iyi ndirimbo, arababwira ngo Yesu niwe nihishemo, ngo yambereye ubuhungiro. Haleluya. Nubwo yari afite ibibazo byaramusaze, ariko inshuti ze zije kumusura, arazibwira ngo Yesu niwe nihishemo. Refura aravuga ngo umwami ni igitare gikomeye, ngo umwami ni igitare gikomeye, ngo yambereye ubuhungiro. Aravuga ngo kumanwa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambere itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Uyu mubyeyi yarababaje. Reba umuntu uri kuvirwa ubuse nta nicyo gucana yari afite. Aravuga ngo Yesu ambere itara nijoro. Haleluya. Aravuga ngo nubwo abandi bose bacana, ngiye nkaba ntacana, ariko Yesu ambere itara. Haleluya. Yari afite kwizera, aravuga ngo Yesu ambere itara. Ageze ku gitero cya gatatu, aravuga ngo mu mvura mbere ubwugamo. Nubwo mvirwa n'imvura ikanyagira, amahinda akanshiriraho, ariko mu mvura agira ute? Ambere ubwugamo. Aravuga ngo nta nubwo imivu ishobora kuntembana. Haleluya. Uyu mubyeyi naramukunze cyane. Aravuga ngo nubwo inzu yanjye idakomeye, umunsi umwe imvura yaza ikayitwara, ariko kubera ko ndi kumwe na Yesu, ntabwo imivu izayitembana. Aravuga ngo nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Ngo nta mwanzi wese wankanga, Yesu yagize ute? Yesu yambereye ubuhungiro. Arangije arabwira ati mureke mbabwire, niba mutekereza ko nzava kuri Yesu, ntaho nzajya. Yego ntaho nzajya. Arababwira ngo ntabwo nzava aho Yesu ari. Haleluya. Arabahamiriza cyane. Arababwira ngo nubwo mubona nta hepfo nta haraguru, nta shinge nta rugero, ariko ntabwo nzava aho Yesu agize ute? Ntabwo nzava aho Yesu ari. Arababwira ngo kandi nawe ntabwo azampemukira. Yambereye iki? Yambereye ubuhungiro. Imana nishimwe cyane. Bazaniye ijambo rivuga ngo umugisha wawe ntuzayoba, uzaza. Amen. Umugisha wawe ntuzayoba, uko biri kose byanga byarorera, umugisha uzagira ute? Uzaza. Watinda waza ryari, ariko icyo nzi cyo uzaza. Haleluya. Byanga birorere, niba hari icyo Imana yakugambiriyeho kizaba. Umugisha wawe ntabwo uzayoba. Ntabwo uzaje Kigali kandi uri oya. Ntabwo uzaje Gitarama kandi uri. Umugisha uzagusanga he? Iruri. Haleluya. Muri kubyumva neza? Umugisha wawe ntuzayoba, uzaza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Itangiriro. Papadani adufashe twihute. Itangiriro ibice 27.
arahera ku murongo wa mbere ageza kuri 17. Kadusome igitabo cy'Itangiriro ibice 27, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze 17. tugeze 17. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Isaka ashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. None ndakwinginze, enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba, umpigireyo umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise so abwira Esawu mwene so ati, mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi, unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so, babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so arye, aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati, dore Esawu mukuru wanjye ni cyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe aba ari jyewe ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda arazizana, aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye. Aharembekereye aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Amen. Yakobo bavutse ari impanga, yego, bakomotse kuri Isaka. Isaka yari umuhungu wa Aburahamu. Aburahamu yakomotse kuri Tera. Ni ukuvuga ngo Aburahamu amaze kubyara Isaka nawe yabyaye abana 2 b'impanga, ari we Yakobo na Esawu. Aba bana bavutse ari impanga, usomye iki gitabo cy'Itangiriro mu bice 26, usanga Yakobo na Esawu kuvuka kwe byari ibintu bitangaje. Ni ukuvuga ngo mama wabo agiye gusenga, cyangwa se Rebeka ari we nyina wa Isaka na Yakobo na Esawu. Rebeka agiye gusenga, Imana yaramubwiye ngo abo bana umukuru azaba umugaragu w'umutoya, kandi ikindi
aramubwira ngo mu nda yawe harimo amoko abiri. Ni ukuvuga ngo bari abana babiri ariko bagize ute batandukanye. Bibiliya itubwira neza ko Yakobo uyu nguyu wagiye kuriganya umugisha yari gatoya, noneho Esawu akaba gakuru. Bivuze ngo gakuru nk'umwana w'imfura mukuru niwe wari wemerewe iki umugisha, ariko Imana y'ubwayo yari yaragambiriye ko umutoya ari wo Esawu ari uzagira ute uzahabwa umugisha. Muri kubyumva neza? Nuvuga ngo Imana yagize ute yarabibirinduye. Mu gihe abantu babonaga yuko umwana mukuru w'imfura ari uzahabwa umugisha, ariko Imana yari yaragambiriye ko umutoya ari uzagira ute ari uzahabwa umugisha ari we Yakobo. Bamaze kuvuka rero banavutse batandukanye. Bibiliya itubwira yuko Esawu yavutse afite ubwoya bwinshi, atandukana na murumuna we. Yakobo we yavutse ameze neza nyine nta bwoya bwinshi agize ute afite. Noneho Bibiliya itubwira neza yuko uyu Esawu yari umuhigi, yajyaga guhiga kugira ngo abone amafunguro, nuko yabanzaga kugira ute kujya guhiga. Noneho Yakobo we yabanaga na nyina mu ihema, akamufasha imirimo ya hehe yo mu rugo. Umunsi umwe ngo Esawu ajya guhiga ngo yari umuhigi w'umuhanga, aragenda arahiga ngo ataha ari gukoza. Ageze mu rugo asanga murumuna we yatetse. Nyine ibyo mu rugo murabizi ukuntu umuntu aba yasigaye mu rugo ari ibyo mu rugo, ariko mukuru we yagiye hehe yari yagiye guhiga, aza ari gukoza. Arangije aramubwira ati Yakobo, wampaye kuri ibyo bitukura byawe ko numva ameze nabi. Yakobo aramubwira ati rero urabizi ko ari wowe mfura, ni wowe ufite ubutware muri uru rugo, none reka tugire ute reka tugure. Ngiye kuguha ibishyimbo n'imboga, ariko nawe uragira ute urampa ubutware bwawe. Ni ukuri yari amerewe nabi cyane. Reba kugira ngo ugurane ubutware imboga n'ibishyimbo, murumva ataramerewe nabi cyane? Buriya inzara nimbi pe, inzara nimbi cyane. Mwabyumvise neza? Inzara nimbi cyane. Imana izaturinde inzara. Vuga ngo Imana iturinde inzara. Uzi kugurana ubutware imboga n'ibishyimbo hatariho na kumbati atari n'inyama, imboga n'ibishyimbo? Mana we, inzara nimbi n'ukuri kw'Imana. Imana niturinde inzara. Muri kumva mw'abakirisitu mwe? Imana iturinde iki? Imana iturinde inzara. Inzara ituma ugurana ubutware ibishyimbo n'imboga. Imboga zimeza ibaba data we. Arangije aravuga ati subundi nyihere nirire n'ubundi ndapfuye. Aramubwira ati subundi ubutware buzamarira iki ko ngiye gupfa? Mwabyumvise? Uwo ni umunsi wa mbere abaguranye ubutware imboga n'ibishyimbo. Noneho Isa yenda gupfa, abantu bakuze bamenya ko benda gupfa, bagahamagara abana babo bati muze mbabwire, Noneho Isa akagiye gupfa, yumva yenda gupfa, ahamagara umuhungu we w'imfura ari we nde? Ari we Esawu. Aramubwira ati mwana wanjye rero ngiye kukumenera ibanga rikomeye. Yego, ngiye kugusaba ikintu, nawe nukinkorera ndibuze kuguha iki? Ndibuze kugusabira umugisha. Arangije aramubwira ngo rero nkuko usanzwe untekera inyama ziryoshye, genda ujye guhiga unzanire untekera inyama ziryoshye nkuko usanzwe ubigenza, nanjye nzirye nindangiza nguhesha umugisha. Ariko abivuga umugore we ari hafi aho ateze ugutwi.
mwabyumvise yahoraga hafi kugira ngo yumve ikizamuvamo, kugira ngo umugisha utazayoba ukajya ahatariho. Noneho arangije yumva ibyo umusaza yavuze, aravuga ati mu bintu Imana yambwiye ko Yakobo ari buzahabwa umugisha. Yambwiye ko Esawu azaba umugaragu wa murumuna we. Nindangara umugisha urajya ahatariho. Arangije ajya koshya umuhungu, aravuga ati rero hari ibanga ngiye kukumenera kugira ngo uhabwe umugisha, hari ibintu tugiye gukora. Nibyo twasomye ngo yaramubwiye ngo genda unzanire abana babiri beza b'ihene, barababaga, barangije ngo barateka, babigenza neza ko twabisomye. Ariko hari ibintu bikomeye byashoboraga gutuma Yakobo adahabwa umugisha. Icyambere, ntabwo bari bahuje. Esawu yari cyoya afite ubwoya, kandi ntabwo bari bamwe pe. Nakubaza ngo urinde umubwire kuri Esawu, aragenda babikora gutyo. Ise yagize amakenga pe. Nawe urumva amajwi ntabwo yaramwe, sibyo? Amajwi ntabwo yaramwe, yaravuze akumva ntabwo ari Esawu, ariko yamukoraho akumva ni Esawu. Ariko aravuga ati reka nkumuhe. Nawe byabanje kumugora cyane. Reka mbabwire, umugisha wawe ntuzayoba, uzaza. Imana ipfa kuba yarawukwandikiye, uzagira ute? Uzaza. None 27 aramwegera, aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha. Ati impumuro y'umwana wanjye imeze umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, ubutware bene so, bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese azawuhabwe. Amen. Imigisha yose arayigabana pe. Mwabyumvise neza? Imigisha yose ise ayimucuncumuraho. Imigisha yo mu mirima, imigisha yo kweza, imigisha y'ubutware, mbese imigisha yose arayimuha. Imigisha yose agira ute? Arayimuha. Ngo noneho mukuru we ava guhiga, araza yirukanka, arabati reka nkora ibyo data yambwiye kugira ngo ampe umugisha. Araza yirukanka, akora uko ashoboye, ateka za nyama, bigenza kwa kundi kose. Arangije nawe araza ati data byuka, nkuzaniye za nyama wantumye, nurangiza umpesha umugisha. Ise ngo ibikuba biramukuka, araba ngo none se bigenze bite? Ntabwo uvuye hano nkaguha umugisha. Yakobo Esawu aravuga ati none se siko wari wambwiye, sibwo mpageze? Ye baba data we. Isara riravangumva, umugisha nawe utanze. Umugisha wose nagize ute? Nawe utanze. Nawe uhaye murumuna wawe, nta mugisha nsigaranye. Imigisha yose nayimuhaye, iyo mu matungo, iyo ubutware, iki byose nagize ute? Nabimuhaye, nta kintu cyasigaye. Cyakora yamubwiye amagambo akomeye cyane. Yaramubwiye ngo inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Imana itugirire neza cyane. Nukuba ngo nta kintu cyitwa umugisha yaragize ute?
reka mbabwire, umugisha wawe ntuzayoba. Yakobo yari yandikiwe umugisha uko biri kose. Haleluya. Nubwo hari ibintu byari bituma byashoboraga gutuma atawubona kubera ko atari yaravutse ari icyoya, ariko mu bumana bw'Imana yari yarandikiwe umugisha. Hari ibintu byatuma utabona umugisha, hari ibintu byatuma icyo Imana yakuvuzeho kidasohora, ariko niba Imana yarabigambiriye bizakorwa. Haleluya. Imana izabisohoza, naho byakwanga, naho wabona nta nzira, ukabona byaragucanze, ukabona nta gisubizo imbere yawe, ariko niba Imana yaragambiriye no gukora izakora. Haleluya. Nimuhumure, nimwongere mukomere, mugarure ibyiringiro. Niba hari icyo Imana yakuvuzeho, Imana izagikora. Niba hari icyo Imana yagusezeranyije, Imana izagikora. Niba hari umugisha wandikiwe, byagenda gute, wanyura mu nzira z'amahwa, wanyura mu nzira zimeze gute, wabaho nabi, wavirwa, imvura yakunyagira, wanyura mu bunyereri bumeze ute, icyo Imana yakwandikiye izagikora. Haleluya. Umva, ongera ukomere, ugarure ibyiringiro ku Mana, wongere wizere Imana, wongere ubwire Imana uti Imana ni wowe mpanze amaso. Haleluya. Rero hari igihe umuntu abona ubuzima bwaramucanze, akabona nta byiringiro by'ubuzima, akavuga ati se ubundi iyi Mana nakurikiye, iyi Mana nsenga, iyi Mana narariye amajoro nyirukankaho, ubundi ko itansubije, ubundi izansubiza ryari? Yego, ukabona aho kugira ngo ibyiza bizi wawe, ahubwo ukabona ni ibibazo gusa. Ukabona rwose abandi Imana iri kugenda ibagirira neza, wowe rwose ukabona nta nzira, ukabona reka da. Ariko reka mbabwire, umugisha wawe ntuzayoba. Haleluya. Uko byagenda kose, nubwo bimeze gutyo, ariko Imana muyigirire icyizere, Imana muyigumeho. Haleluya. Reka mbabaze, buriya Esiteri na Morodekayi, Esiteri cyangwa se reka tureke Esiteri kuko yari ibwami, Morodekayi yari yizeye gutabarwa? Wenda da, reka tuvuga ko yari afite mwene wabo ukora ibwami. Reka mbabwire Rusi, wenda ibya Morodekayi byo byari bifite ishusho, sibyo? Kuko yari afite uriya mwamikazi Esiteri ari ibwami, wenda yaravuga ati uko biri kose azamvuganira. Ariko reka mbabaze, buriya Rusi avuga ati mabukwe rwose tuzajyana, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Buriya yaravugaga ati nzongera kubona umugabo? Mureke mbabwire, buriya yibaba data we, buriya hari ubundi butabazi yari afite? Buriya hari ahandi hantu yari yizeye? Ntaho. Ariko iyo Imana yakwandikiye umugisha, uko byagenda kose uzawubona. Haleluya. Nimuhumure, nimukomere, Imana muyikomezeho, Imana mukomeze muyiringire, mwe kurambirwa ngo igihe kibaye kirekire, mwe gucika intege ngo imyaka ibaye myinshi, nishaka ibe myinshi. Uko byagenda kose Imana izabikora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana, icyo watuvuzeho cyangwa se umugisha wawe wadusezeranyije uzaza, ariko nubwo uzaza dufite intambara ikomeye. Yego, dufite intambara ikomeye, ntago byoroshye, gutegereza ntibyoroshye. Imana itwambika imbaraga, umugisha Imana yagusezeranyije uzawuhabwa ariko wagumye mu murimo wayo. Umugisha Imana yagusezeranyije uzawubona ariko ukomeje kuba mu Mana. Yego, tugiye gusenga Imana,
tutarasenga ninjoro hari ikintu Imana yanyeretse hari abantu bari bagiye kwa muganga, nabonaga ari abasore ariko hari hivanzemo abantu b'abasore benshi. Mbona hari abantu bagiye kwa muganga ariko nabonaga wagira ngo barwaye indwara zo mu mutwe, kuko bari gutera amabuye, nyine ubona ari abantu mbese nk'abariya abantu bose tubona bazerera. Noneho bageze mu muhanda bitambika imodoka, yego bitambitse imodoka, shoferi arahagarara. Amaze guhagarara avamo, arababwira ngo rero mugiye he? Arababaza ngo mugiye hehe? Baramubwira ngo tugiye kwa muganga. Shoferi arababwira ati rero muze mu modoka mbajyane mbageze kwa muganga. Ba bantu baragenda bajya mu modoka, ariko nkabona nubwo bari mu modoka bashaka kuvamo ngo basimbuke. Muri kubyumva? Bashaka kuvamo ngo basimbuke, kuko nagiye kubona mbona umuhungu umwe akubise ikirahure kugira ngo asimbuke. Shoferi aba yamubonye, aba arahagaze. Amaze guhagarara wa muntu arongera yimeza neza, nyira yicara mu modoka. Shoferi arakomeza aratwara, mbona abagejeje kwa muganga. Abagejeje kwa muganga, muganga arazi akabasuhuza, yamusuhuza akamukubita urusha. Muganga rwose biramucanga, aravuga ati subu ndavura aba bantu gute? Ngiye kubona mbona barwaye rwose banze ko umuganga bavura pe, baranga neza, baranga. Muganga arahenda, abarwayi baranga, bagashaka kumukubita. Ngiye kubona mbona muganga arabihore, yagize ute? Arigendeye. Mwabyumvise? Mbona muganga arabihore yarigende, kuko bendaga kumukubita. Bari bafite amahane. Ibaba data we, Imana nitugirire neza cyane. Hari igihe muganga bari hano rero ashaka abantu yavura, ariko abantu ntibatuze ngo abavure. Muri kubyumva? Hari igihe rwose umuntu Yesu aba ashaka kumuvura uburwayi bwe, ariko ntashaka kwivuza. Imana nitugirire neza. Ubwo rero niba muganga aba yaje, uba ugomba kwivuza indwara yawe, sibyo? Kuko birababaje cyane gusubirana mu rugo indwara y'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se n'indi ndwara yose. Uko waje ugasubira mu rugo umeze kwa kundi, birababaje cyane. Tugiye gusenga Imana, ako nako karagaciyemo, ariko buri muntu wese yisuzume niba hari uburwayi yaba afite bwatuma busubirana mu rugo kandi muganga ahari ashaka kuvura abantu. Imana nibagirire neza. Turasoje, tugiye gusenga Imana na rya jambo twavuzeho mbere, niba ngibi bya kabiri buri muntu wese abitekerezeho. Ijambo ry'Imana ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rigira icyo rikora mu bugingo bwawe. Tugiye gusaba mwarimu yigire hafi adusengera Imana, atwingingira Imana, Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu nashimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko turasenga mu bice bibiri bitewe n'amagambo umwuka wera avugiye ahantu. Haleluya. Hariho abantu mbese wenda basa nkaho bafite ibigeragezo byinshi, hari ikintu Imana yabagambiriyeho ukabona bacitse intege, barahaguruka. Kuko twizeye ijambo rivuga ngo umugisha w'Imana ntabwo ujya uyobana gatoya uko byagenda kose. Hari igihe rero wenda hari umugisha ukuriho, hari ikintu umva umwuka wera yakubwiye, hamwe n'ibigeragezo n'intambara ukabona bisa nkaho bidashoboka, ukagera gushidikanya. Urahaguruka rero, tugusaba ukomere, tugusengere ukomere, tukwingingira Imana kugira ngo ukomere, Imana yacu idufashe. Abandi bantu turasengera rero n'aba bantu baje batwaye n'umuganga ariko bagashaka gucika umuganga. Namwe murahaguruka rero, noneho muhaguruke dusenga Imana. Imana yacu idufashe. Muhaguruke, ntabwo turatinda. Imana dushyigikire, Imana ibahereze umugisha. Bahagurutse tugiye gusenga, muhaguruke mwihuse.
Imana itugirire neza. Reka rero tubanze muri abantu bahagaze hano imbere, umuntu wumva ushaka gukizwa, wumva ashaka ko Yesu amugira neza, akamukiza agakira, akakira Yesu nk'umwami umukiza, narambura ikiganza. Rambura ikiganza ushaka gukizwa. Imana iguhereze umugisha, Imana ibahereze umugisha. Mwebwe murambura ibiganza mushaka gukizwa, mutere intambwe muzana imbere, tubingingira Imana, Imana ibagire neza. Mutere intambwe, mutere intambwe muze, kuko muganga Yesu arahangaha kandi mwumvishe ko yiteguye kugira abantu neza. Mutambuke, mutambuke, mutambuke. Mutambuke, ntabwo biteye isoni, mutambuke mwihuse. Aba nibo tugiye kubanza gusengera mu izina rya Yesu. Tugiye kubanza tubingingire Imana y'imbabazi, Imana y'amahoro, Imana idufasha uko bwije n'uko bukeye, ukaturengera ukadushyigikira cyane. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana nziza, ijambo ryawe riravuga ngo nta kindi cyakuzanye mu isi, waje gutarura icyari cyazimiye, nicyo cyatumye ureka kamero k'ubumana uraza hano mu isi n'ugutarura abantu bawe. Dore bashiki bacu na bene data bapfukamye imbere y'imbabazi zawe, natwe turabasengeye, turabingingiye. Aba nibo batumye uza, urabambwa ku musaraba, ureka kamero k'ubumana. Turabasengeye Mana, bumvishe umuhamagaro w'Umwuka Wera. Natwe itorero tubambuye ibiganza, tubasaba imbabazi, ubeze ubatunganye. Uhereye none bandukure mu gitabo cyo kurimbuka, bandika mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubirukane imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Tubirukanye imikorere yose ya Satani mu izina rya Yesu. Uhereye none reka abana ba Aburahamu, reka bandikwa mu gitabo cy'ijuru, igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'abana bawe. Tubandukuje mu gitabo cy'ikuzimu. Uhereye none reka bakore mu butware bwawe. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, kandi ukomeze Mwami Nyagasani kuba umugisha no kubashyigikira no kubayobora no kubabera inkomezi. Uhereye none bakira agakiza, ubagenda imbere, ubabera itabaza. Mwami Nyagasani wawe muri runo rugendo rujya mu ijuru. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira ibyo no kubw'izina rya Yesu, amen. Reka dusabe Papa Diane abatwara baganirize, n'undi mudiyakoni umwe w'umumama nawe abafashe. Murakoze. Noneho twese reka duhaguruke rero, reka duhaguruke dusenge twese ku bwa rya jambo twaganirijwe. Reka twese duhaguruke itorero dusenge Imana. Nimuhaguruke mwa bantu mwe. Haleluya. Aka ni akanya gakomeye. Wari wagira mu bigeragezo, hari ibintu Imana yakuvuzeho ukumva hari umuhanuzi yaravangiwe. Imana idufashe. Ni ngombwa ko twambara imbaraga tugakomera, Satani ntagatucunaguze, kuko turi ubwoko bw'Imana. Haleluya. Iby'Imana yatugambiriyeho ni ukuri, uko byagenda kose bizaza kuri twebwe. Imana yacu niduhana umugisha. Kandi nanone nyiri cyubahiro, uri Imana yacu kandi iri Imana dukunda. Muririmbyi yaravuze ngo ibyo twifuriza kudukorera ngo biruta umusenyi ubwinshi, ariko Satani n'abadayimoni nabo barahari. Iteka ryose batugabaho ibitero, kandi turi abana b'umugisha, turi abana basezeranijwe. Waraduhamagaye udukura muri uriya bakarudaya, udukura mu byaha twari udupfuye, tuzize ibyaha n'ibicumuro, uduha agakiza ku buntu. Ntabwo byavuye ku mirimo myiza, n'imbabazi watugira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ariko nubwo bimeze bityo, Satani n'abadayimoni bahora bategeye mu nzira, bahora baturwanya. Niyo mpamvu duhagaze imbere y'amaso yawe, utwongerere kwizera, uduhe gukomera, ube mu ruhande rwacu. Abatashutse muri twebwe ubeze ubatunganye. Imbabazi zaze kuri twe kuri Imana nziza. Urakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Itorero ryawe ni ukuri, ryawe ni ruri. Dore duhagaze imbere y'intebe y'imbabazi
kugira ngo twite kuri Imana nziza. Ijambo ryawe twaryumvishe, nawe utubere inkomezi kuri Imana y'amahoro. Urakoze, izina ryawe nirabwe icyubahiro. Turagushimye kandi tugukomeye amashyi kuri Imana yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe kugikwiriye. Uri Imana, tugushimire no kubw'izina rya Yesu. Amen.